Ese ujya ubyuka ukumva umubiri wawe uremerewe, nta mbaraga ufite, ukagira n'ubunebwe bwo gutangira umunsi? Ikindi, hari abantu bakubwira ko bumva ingingo zabo cyangwa se umubiri wabo warasinziriye, hari ibice bimwe na bimwe bidakora. Uyu munsi rero tugiye kureba ibintu byagufasha gukangura umubiri hamwe na muganga Theophila. Ubane natwe kugira ngo twubake ubuzima buzira indwara. Niba ukunda ibiganiro byacu, kore subscribe utarayikora, ushyireho comment ku bice wumva nawe byasinziriye, tukubwira impamvu. Ikindi kandi ukore like kugira ngo tuze kubona abandi bantu benshi bareba ikiganiro. Mu bisanzwe umubiri wacu kugira ngo ukanguke ntabwo ukeneye ibinyobwa by'ingufu, ntabwo ukeneye ikawa, ntabwo ukeneye ibintu byinshi cyane bihambaye kugira ngo ukanguke. Ahubwo icyo umubiri ukeneye nuko ukeneye ibitotsi bihagije, ukeneye amazi, ukeneye indyo yuzuye, ukeneye movement, ndetse kandi ukeneye kuruhuka neza. Tugiye kureba rero ibintu 7 ukwiye gukora n'uburyo bwiza ukwiye kubikoramo kugira ngo umubiri wawe urusheho kumererwa neza. Ikintu cya mbere ni ukunywa amazi. Abantu benshi batinya kunywa amazi rimwe na rimwe mu gitondo, nyamara amazi ya mu gitondo ukibyuka ukiva mu buriri, aya mazi ashobora gutuma umunsi wawe uba mwiza. Akenshi kugira ngo umenye ko umubiri wawe wabuze amazi, nuko uzajya kubona ukabona iminwa yawe yumye, ukumva uri kubabara umutwe, ukumva ufite umunaniro. Ibi ngibi bizaguha ishusho y'uko umubiri wawe uri kubura amazi. Iyo ubyutse rero uba ushobora gutangira unywa amazi, ariko nayo kuyanywa ntabwo nkubwiye ngo genda unywere 1 litiro runaka. Unywa make, mu yandi masaha uze kunywa ayandi, mu yandi masaha uze kunywa andi, gutyo gutyo ukomeze uko amasaha agenda ashira, umubiri wawe urabona amazi ahagije. Ikintu cya kabiri ukwiye gukora rero ni ugukora movement, ni ukuvuga ngo kugendagenda cyangwa se gukora imyitozo runaka. Iyo umaze igihe kinini wicaye, umubiri ushobora kumva umeze nk'uwazimye cyangwa se nk'uwasinziriye, nyine aribyo twahoze tuvuga. Iyo rero umaze kumva bimeze gutyo, gerageza ugendagende, ukora iminota mikeya, ukore stretching, ukora imyitozo yoroheje kugira ngo umubiri wawe urusheho kumererwa neza. Ntabwo ari ngombwa gukora imyitozo ikomeye, kora ibyoroheje birahagije. Niba wumva rero umubiri wawe uremerewe kandi umubiri wawe umeze kumva nyine wongeye kumera neza, cyangwa wumva umubiri umeze nabi, uba ukwiye guhaguruka ukagenda gatoya kugira ngo umubiri wongere ukanguke, imitsi yongere ikore, amaraso yongere atembere. Ikintu cya gatatu ni ifunguro rifite intungamubiri. Iyo tuvuze ifunguro rifite intungamubiri, tuba tuvuze indyo yuzuye, ni ibyo kurya bibonekamo ibirinda indwara, ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga. Ibi byo kurya rero iyo ubasha kubibona, urugero ukabona amata, amagi, ibishyimbo, amafi, ukabona ibijumba, imyumbati, mbese bya byo kurya dufite hafi, ariko ukamenya kubitondeka neza, ukamenya kubitegura neza. Abantu benshi rero bagorwa no kubitegura, guhuza amafunguro kugira ngo abagirire umumaro, kugira ngo abonekemo bya bindi byose bakeneye. Kugira ngo tugire imbaraga ntabwo hakenewe isukari gusa, hakenewe ibyo kurya bifite intungamubiri, ibyo kurya bijyanye kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Ikintu cya kane ni ugusinzira neza. Muri iyi minsi abantu ntabwo bakiryama. Abantu barahugiranye mu kazi, abantu barahugiranye ku social media, abantu barahugiranye ku YouTubers, bari kwirebera ibintu runaka, aho umuntu ashobora kujya mu buriri akamara amasaha 2-3 ari kuri YouTube. Ibyo bintu nabyo akenshi iyo udasinzira neza, biri mu bintu bituma umubiri ukamukamo amazi. Hari abantu rero bagerageza gukangura umubiri bakoresheje coffee, bakoresheje energy drink cyangwa se ibindi binyobwa. Ibi bintu ntabwo ari byo, kuko iyo ubikora gutyo uba ushobora kugira izindi ngorane zikomeye cyane ku buzima, bitewe na bya binyabutabire biri muri ibyo binyobwa uri kunywa. Icya mbere uba ufite ikibazo nyamukuru, uba ufite ni ukudasinzira amasaha ahagije. Iyo rero usinziriye amasaha ahagije, cya kibazo kirakemuka.
Gerageza rero usinzire amasaha ahagije, gerageza ufate umwanya wawe uryame byibuze amasaha 7 kugeza ku 8 ku muntu mukuru. Iyo rero udasinzira neza, uba ushobora kubura concentration, uba ushobora kumva unaniwe, imikorere y'umubiri iba ishobora kugabanyuka. Umuntu rero uhura n'iki kibazo, mbere yo kujya kwivuza, jya ubanza urebe niba koko wasinziriye neza cyangwa se atari ingaruka zo gusinzira nabi. Ikintu cya 7 ni ukugabanya stress. Nyamuneka sori cya 5. Stress rwose irakabije kuri ubu, stress iri kwangiza abantu benshi, stress iri kugira ingaruka ku bitotsi, iri kugira ingaruka ku mitekerereze, iri kugira ingaruka ku buryo umuntu yumva afite imbaraga no ku buryo umuntu yumva amerewe. Abantu benshi twakira usanga bafite ibibazo bya stress, uburwayi bwinshi bafite bushamikiye kuri stress. Niyo mpamvu rero buri muntu wese udukurikira akwiye kumenya ese ni gute na control stress, ni gute nakemura ikibazo cya stress, ni gute nabikuraho. Icyo kiganiro tuzayitegura ubutaha, wumve uburyo ugomba kwiyitaho ukagabanya stress. Rero abantu benshi iyo ufite stress hari akitozo kamwe uba ukwiye gukora. Uba ukwiye gukora umwitozo wo guhumeka. Uriya mwitozo wo guhumeka usohora umwuka hanze wongera ukawinjija, ushobora kugufasha kugabanya stress cyangwa se kuruhuka. Umubiri wawe rero ukeneye gukora, ariko kandi ukeneye kuruhuka, ukeneye no kugabanya stress kugira ngo ubuzima bugende neza. Ikintu cya 6 ni ukugabanya alcohol n'ibindi binyobwa bishobora guhungabanya ubuzima. Iyo tuvuze kugabanya alcohol, ntago tuyobeye ko umubiri ukeneye alcohol, na cyane ko hari inzoga zishobora kugirira umubiri akamaro. Ariko kandi kunywa alcohol nyinshi bishobora guhungabanya ibitotsi, bishobora gutuma umuntu abyuka yumva ananiwe, ibyo twita hangover. Abantu munywa inzoga murabisobanukiwe cyane. Ikindi kandi ikawa nyinshi nayo, cyane cyane iyo uyinywa hafi igihe cyo kuryama, ishobora kubangamira ibitotsi, kandi gusinzira nabi biri mu bintu bishobora gutuma ubuzima bujya habi. Rero niba ushaka gukangura umubiri wawe, reba niba bino bintu ubyubahiriza, reba niba utari kunywa inzoga nyinshi, utari kunywa ikawa nyinshi, bigatuma utaruhuka neza, ubuzima bwawe bukajya habi. Impamvu ya 7, reba impamvu y'umunaniro uhoraho. Niba uhora wumva unaniwe, ugahora wumva nta mbaraga ufite, ukumva ufite isereri, ukumva uri kubura umwuka, ukumva umutima urateraguzwa, ukumva uri kugenda uhindagurika mu biro, cyangwa se uri kugira umunaniro ukabije igihe kirekire, ntukihutire kuvuga ko uri kubura amazi cyangwa se intungamubiri runaka, ahubwo jya utekereza ko ushobora kuba ufite n'ubundi burwayi bukomeye. Umunaniro ushobora kugira impamvu nyinshi, harimo nko kubura ibitotsi, kugira stress, kurya indyo idahagije, kugira anemie, ibibazo bya thyroide, ibibazo by'ama-infection n'izindi ndwara zitandukanye. Niyo mpamvu rero umunaniro uhoraho akenshi tubwira umuntu kujya kwivuza cyangwa se kuza kwa muganga kwisuzumisha ngo turebe ko nta bundi burwayi burimo cyangwa se nta bindi bibazo afite. Abantu bamwe rero iyo babibonye bihutira gufata ama-supplement, kandi yari ama-supplement nayo uba ukwiye kuyafata bigendeye kuko ubuzima bwawe bumeze, kuko bapimye bakareba ese n'icyo ukeneye, n'iki gikwiriye mu mubiri wawe kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Nshimira wowe ubana nawe rero, kandi wibutsa ko umunsi wawe ugomba gutangira unywa amazi, ukora muvoma, usinzira bihagije, urya indyo yuzuye, ugabanya stress, ikindi kandi ugabanya ibintu bihungabanya ibitotsi. Niba wumva umunaniro ukomeje, gana muganga agufashe kukontorora, agufashe kukumenya nimba nta bundi burwayi burimo bukomeye. Ntago kuba umuntu ananiwe igihe cyose bivuze uburwayi, ntago kuba umuntu afite ibimenyetso runaka igihe cyose bisobanuye uburwayi. Hari igihe biba byatewe n'umunaniro, hari igihe biba byatewe n'indwara, hari igihe byatewe na stress, hari igihe byatewe no kubura amazi mu mubiri. Niyo mpamvu kugisha inama abaganga ari ingenzi cyane ku buzima bwawe.
mu gufasha umubiri wawe rero buri munsi ukeneye nutrition, ukeneye movement, hydration, sleeping and recovery. Gerageza rero ibintu bigera kuri 5 bikore neza, ubuzima bwawe buzarushaho kumererwa neza. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe kutwandikira muri comment igice cy'umubiri wawe wumva cyasinziriye, tukugira inama uburyo ugombamo kugikangura. Nshimire wowe ubana nawe twe buri munsi, wowe wakoze subscribe, Uwiteka akomeze aguhereza umugisha. Twongere duhure mu kiganiro gikurikiyeho.